Hari abantu benshi babaho ubuzima bagerageza gushimisha abandi bahitamo amasomo kubera inshuti, bakora akazi kubera igitutu cy'umuryango cyangwa ahisha uwo ari we kugira ngo bemerwe n'abandi. Nyamara ikibazo gikomeye ni iki? Ese ubuzima nk'ubwo butanga amahoro n'ibyishimo nyabyo? Uyu munsi tugiye kuvuga ku buhanga bwo guhinduka uwo uriwe nyakuri. Ibi ntabwo bivuze gukora icyo ushaka cyose, ahubwo ni ukumenya indangagaciro zawe, impano yawe, intego zawe no kubaho ubuzima bujyanye nazo. Ngo wahe ikaze mu cyegeranyo cy'uyu munsi. Njyewe nitwa Adolphe, tugiye kubana. Aha ni kuri Adolphe Talks. Niba wumva ntacyo bigutwaye wakanda subscribe ku biganiro nk'ibi ngibi by'ubwenge, cyane ko abakunda ubwenge nta nibo baba bazagira ejo hazaza heza. Mu rwego rwa psychology, nimvuga psychology ntiwikange, aha ni mu rwego rw'imitekerereze. Kuba uriwe nyakuri aribyo bita authenticity, ukuntu kubaho mu buryo buhuye n'indangagaciro, imyizerere n'amarangamutima yawe, aho kubaho ugengwa n'ibyo abandi bagushakaho. Abantu benshi bambara maske zitandukanye, ariko iyi maske ubwo ni nko kwiyoberanya. Ku kazi bagaragaza umuntu utari we, mu rugo bakaba undi, ku mbuga nkoranyambaga bakerekana ubuzima butandukanye n'ubwo babamo. Ariko kubaho muri ubwo buryo igihe kirekire bishobora gutera umunaniro, guhangayika no kutanyurwa n'ubuzima, ndetse n'iyo abantu bamwe babimenye bishaka kurangira n'umubano wawe ugenze nabi. Ese kuki abantu batinya kuba abo bakagombye kuba bari bo? Ikintu cya mbere, batinya kwangwa. Abantu bafite ubushake bwo kwakirwa n'abandi. Ibi ni ibisanzwe kuko umuntu ari ikiremwa muntu kibaho mu bandi. Ikintu cya kabiri, impamvu abantu batinya kuba abo bakagombye kuba bari bo, ni igitutu cy'umuryango n'umuco. Hari igihe umuntu ahitamo inzira atifuza kubera iby'umuryango cyangwa sosiyete imutegerejeho. Ikintu cya gatatu, kuki abantu batinya kuba uwo bakagombye kuba bari bo, ikintu cya gatatu ni ukwigereranya n'abandi. Imbuga nkoranyambaga zituma abantu bumva ko bagomba gusa nk'abakunzwe cyangwa abakize, cyane cyane ubwo twafata urugero nko mu bigo by'amashuri cyangwa se abanyeshuri cyangwa inshuti cyangwa mu miryango. Iyo ugeze ku ishuri ugerageza kwisanisha na bagenzi bawe. Reka tuvuge nk'iyo umwana agiye muri interina asize umuryango, ubwo ni muri ya mashuri biga babamo. Uriya mwana imico akuye iwabo ndetse imico bamutoje yakuye primaire ataba iwabo, ubwo aba agiye mu yindi sosiyete itandukanye, dore ko uriya nagerayo azagerageza kwisanisha n'abandi, ndetse za ndangagaciro ababyeyi bamwigishije zaba zikimuyobora, ahubwo we azagerageza kwisanisha n'abandi kugira ngo abashe kuba muri iyo sosiyete, kuko nicyo kigera arimo. Umuhanga bita Carl Rogers yavuze ko umuntu agera ku buzima bwiza iyo hari isano hagati y'uwo ari we mbere n'uwagaragaza hanze. Uyu yabyise congruence. Uyavugaga ko uko umuntu agenda yemera uwo ari we niko agira amahoro yo mu mutima. Naho Abraham Maslow we yashyizeho igitekerezo cya self actualization. Ahangaha yavugaga ko intego yo hejuru y'umuntu atari amafaranga gusa cyangwa icyubahiro, ahubwo ari ukuzuza ubushobozi bwe bwose. Umuntu aba uwo ari we nyakuri iyo akoresha impano ze neza. Aha Brené Brown, uyu mugore, avuga ko kugira ubutwari bwo kwiyakira no kwemera intege nke zawe ari intambwe ikomeye iganisha ku buzima bwuzuye. Aha yerekana ko kugira undi muntu kugira ngo wishimishe abandi akenshi bitera umunaniro n'agahinda. Undi psychologist we yavuze ko umuntu agomba kunyura mu rugendo rwo kwimenya no kwakira impande zose zimugize. Ibi byo yabyise individuation. Hari ibimenyetso byerekana ko utari kubaho nk'uwo uriwe aka kanya. Ikintu cya mbere, uhora ushaka kwemerwa n'abandi. Ikintu cya kabiri, ufata ibyemezo ugendeye ku byo abantu bazavuga. Ikintu cya gatatu, wumva ugomba kwigana abandi. Ikintu cya kane, ntumenye icyo ushaka mu buzima. Ikintu cya gatanu, wumva urambiwe ubuzima kandi udasobanukiwe impamvu. Ni gute twahinduka abo turi ba nyabo turetse iyo shusho yo kwishushanya ndetse no kwigira abo tutari bo? Ikintu cya mbere, menya indangagaciro zawe. Ubundi banza wibaza ati, ese ni iki cy'ingenzi kuri njye? Ni iki ntakwemera gukora kabone n'iyo byaba amafaranga? Ikintu cya kabiri, iyemere. Nta muntu utunganye. Kwemera amakosa yawe ni intambwe yo gukura. Ugomba kwiyemera wowe ubwawe, ukabanza ukemera iryo geno ryawe ndetse ukiyakira, undi sosiyete bakagufata bitewe n'amahame yawe ndetse n'indangagaciro zawe. Ikindi kintu, menya impano zawe. Abantu bose bafite impano zitandukanye, ntugatane nabo mutaremanywe kimwe. Buri muntu wese afite umuhanda w'ubuzima azacamo, kandi ntukihebe iryo geno ryawe niko byagenze. Ikindi, emera kuvuga oya. Abantu benshi bahora bavuga yego kubera gutinya kubabaza abandi, ariko rimwe na rimwe ijambo oya ririnda amahoro yawe. Ikindi kintu, gabanya kwigereranya. Gereranya uwo uri uyu munsi n'uwo wari ejo.
iyo niyo ntsinzi ya nyayo. Ese ni izihe nyungu zo kuba uwo uriwe? Ikintu cya mbere, ugira amahoro yo mu mutima. Icya kabiri, icyizere kiriyongera. Icya gatatu, imibanire irushaho kuba myiza. Ndetse icya kane, ufata ibyemezo byiza. Ikindi, ugera ku ntego zawe utabayeho ubuzima bw'undi ndetse nta wundi muntu uri kugukontorora. Ubuzima ni bugufi cyane kugira ngo umuntu abubemo yambaye ishusho y'undi. Ntukabeho ugamije gushimisha buri wese. Shaka kumenya uwo uriwe, kunda uwo uriwe ndetse kura buri munsi. Nk'uko Carl Rogers yabivuze ati, iyo umuntu yemeye uwo ari we aba atangiye guhinduka. Murakoze gukurikira iki kiganiro. Niba mwagikunze mukanda like, subscribe kandi mugisangije inshuti kugira ngo natwe dukomeze kubagezaho ibiganiro bafasha gukora mu mitekerereze no mu buzima. Murakoze cyane. Aya makuru twakuye mu nyandiko zitandukanye ku birebana na psychology y'umuntu n'iterambere rye, harimo ba Carl Rogers, Abraham Maslow, Brené Brown, Carl G. Jung ndetse n'ibindi binyamakuru bigiye bitandukanye, harimo n'urubuga rwa Wikipedia. Murakoze cyane.